cy'umugongo uraho neza nawe ni inkuru ariko ukuntu narakubuza ariko fata gahoro ndirwariye nawe gake ariko nanakurwaza nta bintu bikomeye kugira ngo umererwe neza ko murwaza se si ahubwo wowe oya umuntu agenda wowe wampura akoroshye oya kugenda umuntu akukanda buhoro buhoro kugira ngo ibintu bigenda neza reka ushinzwe serivisi hano ya ntago ndi umutenganya ariko ndavuga wa wundi Ange kandi mfite Alice urambaza iby'abatinganye kandi wimbaza iby'abatinganye kuko nge mfite Alice ntago ndi umutinganye ne urimo urambwira ngo ameze nk'umukecuru ese Alice ubameze nk'umukecuru ndavuga ndi twabo ariko Alice ni icyuki twabo ndi twabo nuwo mwabonye nyine icyuki ariko sungu ndimo ibyo biri kurisha ko ndi mu bibazo Shere umva ibibazo ufite sibyo tuza Yes na nyangusuza kenizere komeze neza uri hose mu cyo byetandukanye Burasirazuba Burengerazuba Amajyepfo Amajyaruguru of course nitwa Cekeco isya kanezi katanabana ukinanye na Kigali ni ubuzima bwa 5 twaje gusenya ngutazaza gusenyuka dusura atandukanye mu bice byetandukanye mugaye ese nimwe bwe twebwe ni wowe ni ngewe tekagira neza ese waruzi kagira nawe rero kanyemeze nk'iki usa nk'iki meze nk'iki usa gute asaga neza ariko ari urwaye nicyo ngiye nkweruke asaga neza ariko nari ndwaye akundi mondo akubona nakubonye ahandi simaza ariko nabonye agasura kawe urakabonye nyine meje tese ntabwo biba byoroshye ndaha ariko ntabwo ameze neza nani se derukana wararwaye turi kwa muganga twaje kumushimira nyuma hari imiti yaguhaye n'ibikimize ntabwo ndakira ariko ndimo ndoroherwa okay tujye kuvuga ku bintu bike mu minota mike cyane so ejo bundi twe turi mu murenge tubona garasi tubura Alice mushyire wa sadunda apanze operation ko afite umwana wa sadunda twakumenya ko atari we ariko nanone ari wagize uruhare kugira ngo sadunda rogwe ndetse akorerwa na bira byose nyuma yaho vuga ko n'ubuko butaza umurenge barabaye cyarabaye nyine se urumva nari bubonekemo nza gukora iki ari akazi nari mfiteyo ko n'umukunzi wawe kuko ibyamukora bira byose nuko hari ikibazo mwari mufitanye nyuma amafaranga yarariye akwiriza kazabana nawe nimwaba iyo nanze umuntu mwangana n'ibyo byose nta nubwo nakandagira aho yicaye none uri kuvuga ngo nari bujye mu kirori cyo gukora iki hari biryoshye meze neza ntaribi ntacyo nari bujye gukora rero ko nta kazi bari bampaye ubwo ngewe ntatumiwe nari kuba nihuruje garasi ko yaragiyeyo bisobanuye iki hari icyo bisobanuye kandi afite impamvu yagiyeyo nyine kuri wowe ubona bisobanuye iki birebera aho ngaho nyine kubuwe mba numva ko nyine ari indi mpamvu afite we yatumye ajyayo cyangwa se yatumiwe cyangwa yabonye yuko byanze arabateka njye ntago yaba yuhuruje ahubwo yaratumiwe amakuru ko atatumiwe ubwo yarihuruje nawe hari umunyamakuru wavuze ati nyamuna ngwino wihangana uhagaragara nanjye baranyinginze ariko ntabwo nari buhagere kandi abanyamakuru ko bagize benshi bene wanyu bene wacu hoya ntuvuge izina ry'umuntu hano umuntu nkeneye kuvuga hano barahari ariko nyine bene wanyu barambwiye ngo nze ariko bene wacu se shaho ko ari abana banjye na famille yanjye abandi ba kabiri bakaba ari inshuti zanjye kwanza inshuti zanjye zose zinkurikineho bene wacu hagakurikiyeho abavandimwe navuze ariko abanyamakuru cyangwa umunyamakuru ntabwo rero nari bujyeyo rwose kujya bwari uburenganzira bwanjye ariko ku mitekerereze yanjye cyangwa se uko njye nabyumvaga ntabwo nari mpakenewe amakuru avuga yuko iyo uza kumenya kuri murenge wari kuba wari kujya guhagarika ibyabirehora kuko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamirambo yaravuze ati nimba ari umuntu n'umwe bafitanye ikibazo ahaguruke aronya bati burya no gusezerana n'umugore mwashakanye n'uburenganzira hari uwisubiye ngo abivuge Ese n'ibyo ari bubivuge ntahageze rega Imana ikora ibyo nese bitanga baba hari benshi baba batinye no guhaguruka
ariko njyewe nta mwanya mba mfite barenza ariko ingaruka bakazibona nyuma barenzaho ingaruka bakazibona nyuma soza umugabo witwa Renzaho mu Kimana we so waje gute kugira ngo shangazi wa Sadunda mubane mu nzu Sadunda yabagamo yo yari yasariyemo n'iriyanzu yarwajwemo nande na garasi yaje bite twe mu magambo arambuka byaje jewe nta hantu ho kuba nari mfite icya kabiri njye n'igihe wamwisabiye ko mbana nawe kubaho narindi ntago nari mbayeho neza kugeza na n'izi saha turacyabona ariko ntago tubayeho neza ntago navuga ko ubuzima bumeze neza ariko yaje igitekerezo kuvuga ngo aguhamagare uze mu bana yari afite nomero zawe mwajyaga muvugana wajyaga umusura kuko muri zira gahunda zindi za Sadunda twe tubona shangazi oya twajyaga tuvugana mbere nyuma yuko nyine ba Sadunda bagenda Uganda nubwo rero naje kujya muhamagara tukaganira tuganira nyine buri kimwe cyose musaba yuko twabana nambwa ati ngwino nta kibazo ako ubuzima ni danje ntabwo bumeze neza uburwayi bwawe wararwaye naguherekeza jya ko dushimira muganga arakazi n'ubu nzasubira Eliza ajya mukumbura ya nzasubira ejo bundi muri weekend muganga ni sawa abaganga nk'abana ni fresh kabisa ararenze kandi ndamushimira nawe nakatagize hanyuma imibanire y'uramushangazi wa Sadunda cyangwa nyina wabo wenda ubwo buzima bubayemo ntabwo ari bwiza ariko mubanyeho gute uburyo navuga ko tubayeho sinago navuga ko tubayeho neza kuko kurya ni danje kubaho ni danje n'imyenda nambaye ikanzu ni na kameramani n'umanure hasi sibyo namanure hasi twaraciye yaracitse ni danje ntabwo naheruka muri salo muri salo barambwiye ngo ejo bundi barambwiye ngo Sadunda guteye umwaka kuva biriya byose byangwa ese urwara telefone yanjye barayibye ubu ndi gukoresha iya shangazi wa Sadunda subizi se ko ariyo wamamagayeho niyo rero nta telefone Sadunda guteye umwaka cyangwa arawiteye byose birimo byose bikubiyemo amakuru dufite ko Sadunda asigaye Bugande urayazi ndayazi ko nubishije ngo yaragiye ko shangazi yarabimbwiye ko bamaze kuva mu murenge bagahita bagenda ariko njye ntacyo bintwaye ukeka ko ubuzima bw'Ibugande n'ubw'inaha Sadunda ari kubamo ubw'inaha bwari kuba bugoye cyangwa nuko abonye ko business ifatika yabamufashije kugira ngo agire icyo agira akabati kanje kwishingira Bugande icyo nzi cyo amafaranga y'Ubugande sikari nk'urusenda ni urusenda kereka nimba nyine hari ukuntu Imana yanazemo akantu naho ubundi tunashimira abantu banazemo akantu turabashimira Imana yakore mu bantu nitwara neza azabubamo nitwara nabi ubwo nyine nuko ntacyo ngiye nabona mbivuga by'Ubugande rwose ntari binagomeye okay ukiraho ikindi kintu dushobora gukurikizaho nuko byagiye mu ncamake nanone dukomeje gukorera ubuvugizi abantu bagizweho ingaruka n'ibiza bya Sebeya mu batuye mu karere k'Uburengerazuba mu majyaruguru y'u Rwanda aba bantu leta y'u Rwanda yashizeho aho bagomba kugira gute aho bagomba kuzajya banyuzwa abantu bashaka kubafasha ahantu hose bagenda bagira gute bitanga yaba muri banki nkuru y'igihugu yaba muri mobile money yaba muri Tigo Cash yaba muri Airtel n'ahandi hagiye hatandukanye buri kimwe cyose wenda mujye muri status yacu mubirebe neza kugira ngo mukomeze mubafashe ufasha yafashwa ejo bundi no munsi ndishima ejo mbabare ariko nanone hari ugomba kuduhotsa sibyo yego wahudu yazara hari soyi mwami Yesu na Allah subhanahu wa ta'ala ariwe Uwiteka ushobora byose kubivuga ibyo ngibyo Imana ishobora byose
mukomeze mwihangane, narabasuye twaranaganiriye, hari na byinshi nagiye mbona, kandi nizere ko na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame yabasuye mukamwakira neza. Hari ibyo wenda yabaganirije, hari n'ibyo mwavuganye, ariko igisubizo nizere ko mwakibonye cyiza, bigomba kugenda neza. Ndetse namwe muri mu mahanga, abari Burundi, abari muri Amerika, abari muri ku isi yose, abantu mudukurikira, nyamuna mukanda akanyenyeri rwose, mufashe inshuti n'abavandimwe. Wowe ukibona ubuzima ubayemo, ukabona n'abantu batwaye n'ibiza, abantu bagera mu 150 nabo bagize gute, bakitaba Imana, abandi bakarwara, abandi bagakomereka. Nubwo uvuga ngo mbayeho mu buzima bubi, mubayeho kimwe? Ntabwo tubayeho kimwe, kuko bo ibyabo byarangiye umunsi umwe. Ako nyine ntabwo buriya buzima ntabwo bubabaje, yego burababaje, ako nyine ntabwo bubabaje cyane. Nk'uko ngewe buri munsi isaha ku isaha ngenda nyine mbwisangamo. Ngenda nyine mbwisangamo. So gukundana na Sadunda cyangwa ibibazo mwanyuyemo na Sadunda, wumvaga ko Sadunda azaba umutware wawe, wumvaga ko nimba byanzure kuje ukaza gushaka abandi bagabo? Ariko byaranze ndarekuza kuko narabigerageje biranga. Niyo mpamvu rero narekuje. Karacyarimo? Nta na gake. Abantu bajya muri commentaire bakagutuka, ubavuga iki? Ni akazi kawe, bagiye bakomeza abantu ke, njye nta kintu bintwaye. Nta muntu ujya ubura abahetazi. Cyangwa se ni n'amashyari baba bafite, hari abafite amashyari, hari abatariye, mbese hari abasinze, ibintu bafite ibibazo byinshi bituma bandika izo comment. Abatariye, abasinze, ako kantu utambitsemo ni kabi. Oya nibyo. Akenshi twaje gusanga abantu bandika comment baba baraye batariye, ariko ntabe yabura mega zo kwandika comment ngatukane. Ariko hari abakoresha wifi ubu bavumbye ahandi, ariko akicara rwose ku gipangu cy'umuntu ugasanga yakiranguye bakoresha ariko nabara bajya bavamo n'abajura. Nibo babajura nyine usanga. Nimuntu yicaye ku gipangu cyawe agahita abona ibyiyandagaje tabyandurura. N'abandi usanga abari gucunganwa na nyir'urugo, ukabona nyine amanuye nk'umwenda hejuru y'igipanga arirutse. Rero niba babandi bajya muri comment bakandika ubusutwa, nabyita ko ari ubusutwa b'amashyari, mbese bafite ibibazo byinshi. Ariko hari igihe nabonye nta muntu muzima ufite ubwenge ujya ufata comment gatuka umuntu atamuzi, atabanje ngo ashishoze yumve. Abo bose bandika comment nta bwenge baba bafite, batukana. Igitekerezo wagize cyo kujya gushimira muganga ku byo yagufashije ni iki cyavuye cyajya nago twaganira? Ntawe twabonye uko tuganira. Igitekerezo nagize cyo kujya gushimira muganga ni ngiye wabitekerejeho, ko gufata umwanzuro nyine njya kumushimira. Rero kanakubwira ngo uzagaruka ari byo zagufasha. Yego, nagize ibibazo, telefone yanjye barayinyiba, mbura n'amafaranga. Ariko ubu nagarutse ku murongo kuri telefone ya shangazi niyo ndi gukoresha. Nibwo kare yampamagayeho arambwira ngo weekend nzagaruke amfashe. Ugeranyije imiti yagusize uri hariya, hari icyo yagufashije cyangwa nta? Hari icyo yamfashije, kuko ubu ngubu uko nari meze ntago ariko nkimeze. Uri meze neza? Biri kugenda biza. Ya matako yari ameze ukuntu waka. No mu kirenge hose byaragabanyutse, ntabwo bikiri nka kwa kundi. So hari umukobwa inshuti yawe akoze umurenge, katubivugeho. Smart girl cyangwa Gihozo. Commentaire y'ibyo yabonye kuri uramuzi. Yari yahatwitse. Ari muri inshuti. Hani nawe sinakubonye. Ntago hambonye, yaranamamagaye habura nk'iminsi 2 ngo akora umurenge, arabimbwira. Gusa yabimbwiye ndi muri crise, ndi mu bibazo byinshi, sinabona uko njye, ariko gusa Imana nicoboza nzajya musuri. Commentaire ku byo yabonye rero kuri uramurenge. Nabonye ngo yari yambaye ngo nimba ari igikariso, nimba ari igikabutura.
nyine abantu baravuga tu ariko kuri awe ni amahitamo yiwe baranamurwanya badashaka yuko nyine ahana n'umugabo kandi bari abantu niba abandi bashaka kwica ubukwe hano bashaka kwica ubukwe ariko umugabo nimba azi ubwenge nazumva amabwire kuko Kigali baravuga umuntu kukureba cyane waje kamusuza ko namurebye cyane ino nyine umusoro ashaka kumfasha se agago pofuza ugasanga nawe mu byumvise kimwe nubwo namubonye ahandi hantu oya bose n'ubundi bari ashasi uretse aza gusuza cyara hepfo igahangana uzenguruka inyuma muca inyuma se cyangwa muca imbere muca imbere cyari imbere nari no musi nago nshaka bamwe nyine arahaguruka mbirwariye n'umagurutse umugongo mbirwariye n'umagurutse ikibazo cy'umugongo uraho neza nawe ni inkuru ariko ukuntu narakubuza ariko fata gahoro ndirwariye nawe gake ariko nanakurwaza nta bintu bikomeye kugira ngo umererwe neza ko murwaza se si ahubwo wowe oya umuntu agenda akoroshya oya kugenda umuntu akukanda buhoro buhoro kugira ngo ibintu bigenda neza reka ushyizwe serivisi hano gutera ku gatabo neza se yewe rero buriya uburyo meze neza teremo hano banora kote ni uburyo ngewe nari nkukumbuye n'umugabo yansabye ko kubahuza gakire ruguru hano sibyo kugira ngo uticare ibumoso umugabo ajya iburyo ahubwo ubwo ngubwo reka mpite mpashyira iyi ngiyi hanyuma iriya yindi uwa gatatu se n'ubuhe wagenda ahagarara wowe urahagarara genda ahagarara cyangwa se ushobora guhagarara Alice twako nzagukorera surprise ariko niyo ni inkuru sabaze ko mbahuza cyane sabinsabye Alice nari mukumbuye cyane bavuga turamwana ya ntago ndi umutinganya ariko ndavuga wa wundi ange kandi mfite Alice urambaza iby'abatinganye kandi wimbaza iby'abatinganye kuko nge mfite Alice ntago ndi umutinganye ukimana we abanyagasanye muraho ngaho mureba akubuza ubwenge uko abana ahantu tuvuka twebwe abana bavuze ubwenge banasobanukiwe kandi n'abadukunda nabo baba bafite ubwenge bagomba kuba ufite ubwenge so uno mujama rero hari ibyo agiye kukwibariza yansabye ko mbahuza ariko uburyo aje mu nyine system nyine ntabwo nakwicaza ko bose wakintu nta kibazo namubwire ngewe rega ari ndakumva uzi iminsi ishize narasabye umunyamakuru ngo aduhuze yego se cyane nahuye n'ibibazo maze iminsi ntameze neza habaye banyibye telefone nta hantu ho kuba mfite niyo mpamvu aho kuba kandi ngiye mfite aho mba neza ubwo ngubwo uracyabifiteho ikibazo kandi ngiye mfite uragira ngo ngiye mbane nawe kandi nashaka gushaka umugabo nose ariko turakundana mukunze none wajya kumubona kuri televiziyo ngiye nsanzwe mukunda ahubwo yenda we niba bimugoye byashoboka ko bishobora kuba byamugora kugira ngo abyumve ariko ntabwo bivuze yuko niba umuntu adafite ahaba udashobora kumva yuko wabana nawe nta bintu biba birenze nyine rega rero mukadufatirane dufite ibibazo ahubwo wamfasha nkabivamo ukareka kumfatirana ariko ntabwo ngiye nigeze mvuga ko ngiye kugufatirana nyine wifatirana yuko baragukunda kugukunda ni ibisanzwe ni ukunkunda ni ibisanzwe wasanga ari umufana wawe wasakunda ibyo ukora cyangwa wasanga gukunda by'urukundo numvaga ari kuvuga ngo afite aho abanga iki ngewe ntusaba gusaza mu mwuga arafure nubwo haba acumbitse nubwo arashaka abe bwite urare reka mubwire isya iyo ukunda umuntu wakora buri kimwe kuri we yenda nshobora kuba byatangiye yenda mufana bitewe n'ibyo nabonaga yakoraga ariko biza kurangira ntakayemo nawe udatakayemo hano hantu ngiye ntabwo mari narafashwe ndavuga ngewe ubwo ntatakayemo naba mpumba kuko nawe buri umudiho uva mu matako wabanje kuva mu itako ndareba nditegereza ndavuga ni hano hantu ntabikoze gutya ahantu naba nkotoye ariko uzacunge neza utazahafata uhubutse cyangwa se ukahafata
utaramenya ikijya mbere. Ntago ngiye nigeze numva yuko nshobora kuhafata mpubutse, niyo mpamvu nasabye uyu munyamakuru kugira ngo azaduhuze tuganire turebe ikijya mbere, niba hari ibintu bishobora gutangirwa uburenganzira ko byaganirwaho. Niyo mpamvu nanjye nabimusabye kugira ngo aduhuze nyine tubiganireho. Ntago nihuse guhita mfate imyanzuro, kuko umwanzuro ntago nawufata ngiye nyine tutawujyanye inama. Ako n'ubwa mbere tuganiri, turaza gukomeza kuganira n'ubwo burenganzira bwo gukomeza kuganira nawe. Uramwemerera? Ishyaka arabidufashamo nta kibazo. Sinabafashamo ariko ko uri umwari wacu ntago nagushora. Ubanze ushishoze, uzabanze ubitekerezeho. Umukobwa ushaka kuguha igikutsi nakubwira garafure ngo nzabanza ngo mbitekereze ngo nzagugisubiza. Tegereza abyaye. Oya, ariko wewe sinzi impamvu ushaka kumushinja icyo kintu, kuko Alice ntago yigeze ambwira ngo nintegereze. Uri kumva? Ako nanjye nakubwiye ngo wanze ubicishe kuri Shyaka, Shyaka mufita ni musaza wanjye. Ngenda byumva kuko burya n'abake mu izamba, ariko n'umwana afite n'inyota y'amazi cyayijambo. Wazi cyangwa y'ijambo. Ijambo si ijambo ko rifite wowe. Erega inyota inyota ni nyinshi. Inyota ni nyinshi. Ndashaka fanta. Inyota ni nyinshi. Ndashaka fanta. Nese nituvanga uzi ko biri burangirira. Ndashaka kunywa fanta byibura tubyereke n'abantu ko ibintu byose uri kumbwira. Waba ugiye gukurira mu kiganiro. Fanta si ubwo nabamukuru. Nawe nyine ko navuze za wine. Icyari gihari kwari ukuduhuza. Sibyo? Ntago bivuze yuko yenda tutaza kuzinywa turanywa n'ibindi birenze ibyo ngibyo. So icyambere cyari ukumubona kugira ngo mbanze menye Alice ni muntu ki, Alice yakira umuntu ate mu bitekerezo bye, cyangwa se no mu muco nyarwanda nk'umwari w'u Rwanda dusanzwe dufite nk'umwene gihugu, uburyo ashobora kuba yakwakira abantu. Rero nibwira neza yuko n'ibindi byose biraza kugenda neza bijyanye na bya bibazo yavuze ngo ntaga afite ukuntu yaba abayeho, cyangwa se afite ahaba bitewe yenda nibiza byabaye. Ibiza nabyo ni byinshi, ndabizi ko ese nubwo ari mushiki wawe, ndabizi ko ibiza byabagezeho hari iwanyu za Rubavu. Rero ntago ari ukuvuga ngo yenda ashobora kuba ari iwawe uyu munsi kubera ko umucumbikiye, kubera ko wowe wageze i Kigali twashangazwe nacyo. Ariko ntago bivuze ko ibiza bitamugezeho. Byamugezeho, niyo mpamvu nawe ari hano. Niyo mpamvu rero buriya kuvuga ngo byamugezeho no kumufasha n'undi wese nk'uko ushobora gufata 5, 10, 20, 20. Ariko nanjye mba nyene gufashwa. Urafashwa kandi wowe ufite aho uba, kandi hari undi muntu udafite aho. Kodesha mba mu tururi tw'abandi naye ndacumise ko gusa uko ndi ntago ari kameze. Ariko Alice we ntago afite ubushobozi bwo gukodesha ubu none hatuvugana. Ushobora no gusanga amafaranga yari afite yaragendeye mu biza n'amafaranga agashya noneho garafuri n'agashya. Umuntu umucumbikiye ni shangazi, urumva iyo umuntu yakunze ngo akamwagashaka n'undi mugore. Imagine. Nyine urumva aho harimo ibibazo byinshi. Niyo mpamvu rero bishobora kuba byihutirwa kugira ngo umuntu akurwe mu icyo kibazo, kuko urumva isaha n'isaha uwo muntu yamuhinduka, sibyo ari? Yaguhinduka ukabura ahantu uba. Ahubwo ikiba gihari ni ukukihutisha kugira ngo abantu babashe kubona ko hari icyo bashobora kugukorera kugira ngo ubashe kubona aho uba mu buryo bwihuse, kuko ibiza bidateguje, sibyo? Rero ntago umuntu twamwizera 100% ko azakugumana iminsi yose kurenza uko umuntu yagutangiza ubundi buzima bwo kugira ngo ubone aho uba. Ndimo ndakoresha na telefone yiwe, nge na telefone mfite. Urumva nyine ibyo biri muri bya bintu byose bikeneye kugira ngo iyo telefone iboneke, ubone naho uba, kugira ngo ubuzima bukomeze kwendereya, ariko nibura ufite aho uryama. Wese ufite ubushobozi ko butumuye telefone. Cyangwa nawe uraho. Alice ze telefone, ariko se ubwo urumva wewe wayimwima. Ntago ari matushi isanzwe, arashaka kandi yitwa smartphone. Smartphone? Yajyamo za WhatsApp, yajyamo za YouTube, yajyamo byose. No kuvuga ariko ese ubundi yo ukunda umuntu rero buri hari ikintu kimwe utajya ubona. Urumva? Umuntu uramukunda ukamwitangira ukamuha
ese singiyi yanjye ugiye kuyimaza singiyi yanjye arashize none sashaka nk'iyi iyo niyo bakubwiraga ngo bakanagiramo bakanagizamo intoki hari nyamara wasanga nyamara ndashaka telefone ndashaka ubufasha pe nzaza gusaba ubufasha iyi telefone rero umugabo aramuha turaza nimubigire blague ese turava hano tujya mu mujyi yego kugura iyi telefone usanga n'umugabo atereye ivi n'umukobwa asanga wa wundi se twabonye wowe ese nk'umukecuru none se ko ameze nk'umukecuru ni mama nyine urimo urambwira ngo ameze nk'umukecuru ese arisa uba ameze nk'umukecuru ndavuga ngo twabonye ariko arisa ni icyuki twawundi twabonye ni uwo mwabonye nyine icyuki ariko si ngubu ndimo ibyo biri kurisha ko ndi mu bibazo sheri umva ibibazo ufite sibyo tuza ushyira umutima hamwe urumva ibibazo byawe turajya mu mujyi tugure telefone urumva n'ibindi bibazo biri wasanga ujye kugura telefone atananywe n'aho aba ari danje tuzamusura ariko aragazaguha ubuhamya uzabumpa nawe tuzagusura muzansure nimba mwumva yuko wenda ndi kuba kugira ngo nemeye n'uwo mushaka ndashaka ko nzaho amubona namubona azamenya ko ari agatwiko uzazi ibintu mwaye by'udutwiko ngo n'udutwiko ibintu ni danje ahubwo ngewe nkurikije umva ari reka nkubwire ntabwo kugukunda ngewe nshaka kubigarukiriza mu nzira sibyo niba ibintu by'itangazamakuru bya isiyaka n'iki urumva ufite ikibazo cy'uko hari ibibazo bimwe na bimwe ufite kandi ngewe kuba naragukunze ntabwo ari ibintu bishobora kumva ko ibibazo bitakemuka twigendere kwanza imbere y'itangazamakuru ry'aba bantu none se mwana wacu birangiye umujyanye none shyiraho kamera ariko mwana birangiye kujyanye se shyiraho kamera kigabo kirangiye ko batujyanye umukobwa hewe ibintu ngende mpura nabyo hano ni byinshi mu buzima kamera kati ngo byibare nyine tuzatereba ibyabo